Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said, Chérie, t'es la plus belle malaika, chongwino mama, dale. Though if I change the way you are, chongwino mama, yes, that's the way I go, baby. Kuko iyo ugiye no mu gihe gito, njye mpita nkukumbura. Give it to me, baby, don't let my baby. Humuri wanjye urisanga, give it to me. We have come long way du papala, byari long jane kwibona hano. Oh God, you know. Nanjye najyaga nibaza aho bizava, niba ushaka tema yaje pick my number. Namenye ko naho ritarema, urugendo rutoroshye my friend, from Tabagwe to KHL. Ubu ndimo mfungura champagne, ndimo mfungura champagne. Mama don't worry, sinigeze nikoza nimbari, wankunde nkorera yo madolari, mutipe wo mu cyaro uri so funny. Mama don't worry, sinigeze nikoza nimbari, wankunde nkorera yo madolari. Kuko umugambi w'Imana su ejo. Yeah, so Ozzy King Show paka last. Nababwiye ko ngiye kujya nkomeza mbatamo. Are you ready? Yes. Ready brother? I'm ready. Sure. Yeah. Hari icyo uzaniye abanyarwanda se? Ni byinshi kabisa. Okay. Murabyumvishe ko ibintu bihari ari full package. Rero uyu munsi nkaba nabazaniye umuririmbyi uririmba indirimbo ze n'iz'abandi. Mumwiteguye muti? Kuri Ozzy King TV narababwiye ngo ikintu kijyanye ni impano, ni ibintu bihari kandi cyane rwose. Kuri Street Talent rero uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa tugiye gutangira twakira abibwire anabiyereka babwire ngo nduyu nguyu. Ese koko muranyakiriye? Ubushize ubwo twe twakoze agashoti mwarambwiye ati muzane. Reka noneho mubatemo mumbwire ngo wagwane. Turakwakiriye kuri kamera ndetse na majwi kuri Ozzy King TV ikaze. Chérie, t'es la plus belle malaika, chongwino mama, dale. Though if I change the way you are, chongwino mama, yes, that's the way I go, baby. Kuko iyo ugiye no mu gihe gito, njye mpita nkukumbura. Give it to me, baby, don't let my baby. Humuri wanjye urisanga, give it to me, baby, don't let my darling. Jye wambereye inkoramutima. Murakoze. Nitwa Miracle. Nishimiye kubana namwe, nizeye ko tubibuze kwishimana n'abadukurikiye bose. Ndakeka bamaze kumenya amazina. Ese waba warabuze aho ugira amategeko y'umuhanda no kwimenyereza gukora ibizamini online kubera akazi ukora? Igisubizo Action College yakikuzaniye. Urasura urubuga rwacu ari rwo www.actioncollege.rw ubundi ukiga amategeko y'umuhanda, wanakoraho ibizamini inshuro nyinshi, ukimenyereza gukora ikizamini online. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero ziri kuri screen. Action College, your success is a priority. Kanya nakabikomeza ugakoresha kuba bakumenya ntago bihagije. Turi kugira ngo urabona iyo umuntu avuze, iyo bakubwiye ngo umwanya n'uwawe ukoresha umunsi uri darapa cyane. Rero mbere yuko tuganira n'abanyarwanda gira ngo banze ubiyereke banamenye ngo bari kuganira nande. Okay. Kana cyo dukomezanye twishimane turirimbane kabisa. Ikindi bashapa nk'umuhanzi koko. Yeah man.
I'm going under and I feel this time there's no one to save me. This all and nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you under the pain. And now the day breathes into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I met you in the dark, you left me up. You made me feel like stuff I wasn't enough. We danced the night away, we drank too much. I had your hair back when you were throwing up. So let me apologize and make up for those times. 'Cause you love to one lose. I'm begging, I'm begging you. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lost in love, but sometimes it hurts instead. I'm off the deep end, watches are diving, I never miss the ground. Cross to the surface where they can last. We're far from the shallow now, shallow now. Yeah. Muramwumva mute? Mumwakiriye mute? Ndashaka kubumva muri comment, mbona mutwandikira mutubwira ngo ibintu bimeze bite. Mr Miracle cyangwa se Miracle. Yeah man. Bimeze bite? Ni neza kabisa. Amakuru? Turashima Imana. Ubuzima ni munani. Ibintu ni wanene. Ni waneza. Big time brother. Asap. Genda shaka twiganire unandirimbira n'abandi bumvira. Nanjye niteguye kabisa. Umeze neza ariko? Meze neza. Si nyine ko nagwa barahasoza ubuzima ko umuntu ameze neza tu. Ni gushima Imana. Kuvuga ngo nagwa barahasoza ubuzima ushatse kuvuga? Mu byiza ni ibinye dushima Imana. Urumva hari utuntu umuntu acamo twinshi ako ugashima Imana. Byaba byiza byaba bibi. Ugakomeza ariko ni nako bikwiriye. Kuko haranditse ngo mu bibi no mu byiza tujye dushima. Ugomba gushima Imana. Ariko harananditse ngo mureka apfu bashingura abapfu ba. Gusigiye bihuriye. Nyine mu bino byiza turashima dute abapfu bagiye gushingura abapfu babo. Yagiye gushingura se basenga. Barasenga bagashima Imana ko umuntu aruhutse bagasirimba. Abapfu bahamba abapfu babo. Nago iryo jambo nakeka ari Yesu wabivuze na kinzi wenda simbizi neza ko naga bivuze ko yako nyine yabonaga hari abagiye abapfuye bari gushingura abandi bapfuye. Oya abapfu ubundi mu Kinyarwanda abapfu naga ari abantu bapfuye gusa. Ari kuntu bagwiye umuntu nguri igipfu nyine kuko yako nyine ni nko kuba Okay. None se Mr Miracle? Yes. Amakuru umeze ibwira abanyarwanda basuhuze, bwira n'abantu bagukurikiye. Bankurikiye. Ndashaka kubanza ubasuhuze ubereke vibe. Numvisha ari ukuntu uririmbira ukazamura. Bwa mbere ndabanza gushimira bamwe nyine bakomantinze kuri ka short video kari kuri IG yawe I think. Kari no kuri TikTok. No kuri TikTok. Harimo inshuti zanjye abo twiganye n'abandi bose ndabashimira nyine kubwo kumbonamo imbaraga n'abagiye bamereza n'abagiye bambwira ngo ni improving nabyo ni byiza kuko mu buzima tubamo umuntu akenera advice mu bintu byose. Ukora ikintu ejo umuntu akakubwira ngo hindura ugiye gutya kandi ugasanga nibyo bifite inyungu. Narabashimiye bose kandi bazakomeze kudushyigikira. Nako yabinsabye yereka indirimbo izindi ndirimbo. Okay, mbere yo kuririmba se
uri muntu cy'ubundi mbere na mbere, kuko ubundi akenshi kuri Oze King TV muri Street Talent icyo tuba tugamije ni ukugaragaza uwo muntu, ni ukumwerekana. Kandi iyo twerekana umuntu icyambere ni ukuba yibwiye abantu ndi uyu muntu aha naha nkwera ibi nibi wambona aha naha, sibyo? Then abantu bakaza kumenya bya bindi byawe ukora ariko banakumenya, kuko twebwe akamaro kacu no kugaragaza abantu. Ari nayo mpamvu tuvuga ngo show mpaka last. Mpaka last. Ogwan. Until the end. Yes. Okay. Nkuko nabivuze nitwa Miracle, imbuga nkoranyambaga zanjye kuri IG nkoresha Miracle, nubundi wajya ukambona kwa followinga. Namba umuntu yambonaho nayo nyivuge se. Okay, niba wumva wowe wakidarapa ntacyo bigutwaye cyangwa se niba bagusanga ku mbuga nkoranyambaga. Akantu ko kwidarapa ntacyo nyine bansanga ku mbuga nkoranyambaga, bashaka ko dukorana. Namba yanjye ni 0782477692. Ikindi waravuze ngo ndi muntu ki? Ndi umusore ushima Imana, ndi single. Nyine nago ndi married. Ariko warafashwe. Gufatwa ubu narafashwe kabisa. Ubwo abandi bakobwa bakubone nk'isomo yapanye mugani wa Mr Kagame. Mva. Sibyo wandi tubiziranye. Ariko ntabwo amuvuga kuri kamera. Si oya ndi proud ye. Ariko ni ako singombwa ko muvuga nzamwirekana. Okay. Ariko yango muvuge. Mu buzima busanzwe rero ukora ibiki uretse kuririmba? Ese niba unaririmba uririmbira he? Uririmba mu kiriyo, mu bukwe, mu ma event manini? Ndiba mu event atandukanye, ari kuririmba mu bukwe. No mu rusengero ngenda kije. Uririmba mu bukwe? No mu rusengero ndakije. Uririmba mu rusengero ubwo ni muri korali? Yego. Muri rusengero? Ahantu henshi hagiye atandukanye. Uririmba mu nsengero nyinshi? Nyine ndirimba ahantu hagiye atandukanye. None se bisobanuye ko nsengera mu nsengero nyinshi cyangwa? Oya nago nsengera ahantu henshi ariko mfasha amakorali atandukanye tu. Uri umu coach? Oya bise tubyite gutyo. Yegara ukuntu umuntu agenda gukocinga nyine andi makorali kuba yaririmba fresh. Ubwo nyine nuko meze ndafasha tu. Okay. Mr Miracle nizere ko abantu bakumenye. Cyambere abantu bafite amakaraoke, ubwo bisobanuye ko no mu tubari waririmbamo mu mahoteli, aho hantu nyine ahantu bagiye bafite amakaraoke waharirimba? Karaoke nayiririmba. Okay, abantu bafite amakaraoke baguha akazi, abantu bafite ubukwe bakeneye umuntu kuririmba mu bukwe baguha akazi kabisa. Ahandi nundi sinavuze mu bukwe karaoke, n'abantu bashaka kudukorana, n'abantu bashaka ko mukorana indirimbo. Nyine umuntu ushaka wenda kwandika namwandikira tu. Ariko ntabwo urasohora indirimbo yawe bwite? Oya ntabwo ndayisohora. Okay, twakomeje none Miracle. Wambwiye yuko uri umuhungu w'Inyagatare? Yes. Nibyo cyane ndibeshye? Iwacu ni Nyagatare. Iwanyu ni Nyagatare. Twagereye bantu dutemo vibes iwanyu. Sibyo inka? Ng'amahamba se. Nakazi kacyo nuko ubigaragazamo Imana. Wowe gira ikintu dutemo indirimbo nizo waje kutwereka ko uri umuhanzi uri n'umuririmbyi mwiza. Twereke nyine uburirimbyi bwawe. Ikindi n'abantu badukurikira nababwira yuko bajya batubwira icyo twajya twongeramo n'icyo twagabanya mu byo dukora, cyangwa se byanaba byiza bakatugira inama ikwiriye. Yego. Rero Miracle ikaze kuri Oze King TV, urisanga isanzure ahangaha hafate nko mu rugo. Yes. Uyu rero ni umwanya wawe, banzu batemo koko, batema kandi karirimbo bumve voko yawe. Harya mu byita ton. Katuvuge n'urundi nibwo ni voko nyine mu busanzwe. Okay. Mu Kinyarwanda se sijwi. Okay, ubwo nibyo. Mvumba z'amajwi nibiki? Iki Kinyarwanda ntago nyiziye nduwavu. Nicyo bita vibration, nyine kwa kundi ukuntu uvuga vibrating hano. Nizo zitwa imvumba amajwi. Arumva bikaze. Okay, twagiye. Ari byo mbona amashagaga gashira iyo kwigira ndigabo nkabikatira
ndabizi ko n'ubwisi nyereka inyinya insekera gahunda ariyo kunduma. I wanna be careful muri aya masasu nazacokoza cyane trigger nkahura n'imyaku. I wanna be careful muri aya masasu nazacokoza cyane trigger nkahura n'imyaku. Burya mburi ibumoso nanashakira iburyo aho kugira ngo mbivange. Namenye ko life goes on aho kurya makoto nzajya nimenyera izanjye. Story zanjye stwika, story zanjye erega, story zanjye sibasaze bazihunge. Ndakureba nkibuka umunsi usezera mama, amagambo yambwiye atuzambera umwana. Ndakureba nkibuka mu maso ha mama, ndashaka kukurekura atakana kanjye. Niba humuri kuko nasezeranye imbere y'Imana ko nzagukunda kuruta uko wikunda yo. Niba wibaza niba nzagukunda karamata ntakizakundutira uzahora uri my vale valentine vale gukunda karamata ntakizakundutira uzahora uri my vale valentine vale valentine. Ndahiriye kwa matama yawe atazashoka amarira nibinaba azabara ibyishimo. Unananaye oya ntugire ubwoba kuko ubabaza oya niyo usetse umutima uranguruka. Kuva uyu munsi nsezeranye imbere y'Imana ko nzagukunda kuruta uko wikunda yo. Niba wibaza niba nzagukunda karamata ntakizakundutira uzahora uri my vale valentine vale valentine. Anybody way wanna fight you and make them come there, you already know I'll be right beside you like the wall of Jericho. They don't know what's going on. Munagiso, my baby boo. I'll be a soldier for you. I'm getting better in Kung Fu. You should know I got you, and you don't need to guide me too. I'll be right beside you in anything that you do. If you ever need saving, I'll be running to you, running to you. I'll be running to you, running to you. Anyway that you go to, running to you. I'll be running to you, running to you. Anywhere that you go to. Yeah. What's popping out, brother? Man. Yeah, man. Amashagaga ashize ndakurahiye. Amashagaga ashize nibisaza. Bombo clad. Rose brother. Ko numva ahubwo urenze akazi uzagakwizaye cyangwa usanzwe unagafite kuzuye? Akazi ntago nyine ntago kaboneka neza cyane ako karaboneka tu. Ntago kaboneka neza cyane ako karaboneka. Akazi karaboneka. Umusaba ku booking. Nje nimero ndaza kuyipininga muri description. Umuntu uri ubone kino kiganiro ukumva ukeneye uyu musore. Kandi nizere ko mubyumvishe. Adukojeje hasi, adukoza hejuru, adukoza ibumoso, adukoza iburyo. Ewana. Ndakeka n'udashima yashimye. Ubundi noneho nababwira iki? Umukubita akazi abaririmbire mu bukwe
mumuhamagare muri za karaoke kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu aho mushaka baririmbira mumuhamagara za baririmbire wanaririmbira abantu abaha ibyishimo ubundi noneho muzanshinja ikindi ngiye muhungu wanyu ubakunda kubarusha. Papa nusi ibintu bitangiye ryari? Ntangiye kuririmba n'umwana twajya tujya kuririmba muri Sunday service. Yako ntabwo naririmbaga nyine icyo gihe ngiye nabaga ndi inyuma kuririmba byaranze. Kuririmba byaranze? Ntabwo sinava nyine ngo nyine umwana nari mbizi. Natangiye kuririmba nyine kubyo nava ngo ndaririmba umuntu akambwira wow nigasiniya tu. Ubundi ngiye nyine umwana nyine gutuka gusubira hasi. Ntabwo najya kuririmba cyetse ako nakunda kuririmba kuko nko muri primary wenda nabaga ndi muri class ndimo kuririmba utuntu tw'uduhead voice bisanzwe. Ako bucece nyine nta muntu wabyo. Utuntu tw'uduhead voice? Nyine kwa kundi uririmba mu kazi gato. Oya head voice. Wenda urugero karimba we give you all the glory we worship you alone. Nyine gutyo gakeya. Nyine bidasohoka nyine abantu n'umuntu twaga twicanye muri class ashobora kuba agenda atarabyumvaga cyane ko nakunda gucuranga piano vuye muri nyine nimugoroba dutashye nakunda kuba ndi mu rugo bari gucuranga piano mu rugo ari umutipe nyine wanyigisha gucuranga piano nkajya ncuranga rero najya muri class iyo ndi twacanze nimugoroba nyine nkajya kuko bacuranga bari no kuririmba ba sister baga bahari bari kuririmba nyine ndimbo z'ama worships. Rero nanjye nkagenda nzi hari akaririmbo wabo wibuka icyo gihe baririmbaga nyine nkako naririmbye dutema nk'akaririmbo wabo wibuka baririmba ukavuga ati cyazi ni inkura. We give you all the glory we worship you our Lord you are worthy to be praised. Tuguhaye cyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa. Ako bakunda karirimba cyane buri mugoroba nyine natwe bacu barakaririmbaga ariko nyine nabaga ubona ngiye ndebera inyuma ubundi ibintu bijyanye no kuririmba ariko buri uko byagenda kose buriya hari ijwi mfite ryaririmba ahubwo sindamenya aho naririmbisha sindamenya nyine class rikwiriyemo. Nyine uzagerageza wegera amakorari baba bafite nyine hari ukuntu uzi kugisha amakorari wazangishe tutagenda kure uzaze kambwira ati ngiye maze kumva ijwi ryawe uko rimeze haba hamajwe ngahe amajwi atandukanye ako nyine asanzwe ari main akoreshwa cyane nkanga nyine akenshi mu Rwanda wenda nko makorari y'abakobwa nyine afanzemo n'abahungu n'abakobwa bose bakoresha soprano alto tenor na base anubwo abagabo bakoresha lead ubwo lead nyine nka soprano kaza tenor ya mbere iriya tenor ya mbere tenor ya kabiri na baritone ubwo na base nasigaye byo simba pisi n'ibyari byo. Oya lead nyine lead niyo tenor ya mbere na soprano iyo ni y'abahungu ariko soprano nyine uri kuririmba bisanzwe nyine ijwi ry'abahungu just kuburirimba nyine tu. Noneho umuntu urimba tenor mu makorari y'abakobwa yageze mu mahungu aririmba tenor ya kabiri. Ubwo tenor ya mbere iri kuririmba n'abari kuririmba kote base cyangwa soprano. Noneho barangiza bakazaho alto na base nyine base irasanzwe hose birimo. Ako nko mu barokore bakoresha atatu bakoresha nyine soprano alto na nuza na tenor. Okay. None se umuntu ushaka kwigisha umuntu kuririmba tubare ari ababyeyi bafite abana babo bakaba biyumvamo kuririmba ariko bakaba batarabasha gukontorora ijwi. Abo bantu urabafasha bakaba bashyirijwe ku murongo kabisa bakaririmba neza. Sindava ngo nabigeragezaho ako umuntu nyine ufite tala umuntu ufite impano yo kuririmba n'ubundi ibyayo byose waratangiye kuririmba mbere ye ushobora kubikora. Urumva ukuntu icyo gihe niga segonderi twajyaga tujya kuririmba mu makorari usanga hari nk'umuntu uje atararirimbaho muri korari na rimwe akazi kuririmba ukajya ugerageza ukajya umwigisha nyine ugenda nyine umujyana ku buryo uvuga ngo wowe ijwi ryari ryiza kuririmba ni iri ngiri ryari ryiza uririmbye ni iri ngiri gutyo
ku buryo nyine ugera kubera ama warm ups ugenda umukoresha akamenya kujera umwuka ukuntu azamuka nategame kunamanuka nyine byose. Okay. Noneho ndenda kukubaza rero ndashaka numvisha warimye indirimbo ya Yago, uririmbiye andi bumuntu, uririmba indirimbo ya John Drill, nibyo? John Drill ni Simi afatanyije na Drill cyane agari. Oya karagati uriya mutipe aho kubwo nibyo. Ndashaka kukubaza impamvu ahereye kuri Yago. Yago nyine Yago ndamufana kabisa. Yagura mufana Amprisi n'umuntu muturuka mu gice kimwe. Nyine umuntu wa Hoods wacu. Muraziranye se cyangwa nyine oya ntago tuziranye. Nuko nyine nanjye nari declare nanjye. Nawe wari declare uri umufana wa Yago? Ndi umukunzi wa Yago. Uri muri Big Energy. Aha. Okay. Dutema kandi kaboro ka Yago kuko niba uri umufana wa Yago kabukunda na Yago egari uko ufite boro za flesh. We have come long way du papala byari long jane kwibona nu. Oh God you know nanjye najyaga nibaza aho bizava niba ushaka tema yaje pick my number namenye ko naho ritarema urugendo rutoroshye my friend from Tabagwe to KHL ubu ndimo mfungura champagne mama dori sinigeze nikoza nimbari wankunde nkorera yo madolari mutipe wo mu cyaro risofani mama dori sinigeze nikoza nimbari wankunde nkorera yo madolari uko umugambi w'Imana suejo uko umugambi w'Imana suejo ndibuka hepfiriya mu buzima budafise for me bisaba kuvumilia wetulia inyenyeri yawe izaka wamfashe ikiganza unjyanaho nakwijyana nkoresha ibitangaza mw'isi ishaza wamfashe ikiganza unjyanaho nakwijyana undi ndibisitaza mw'isi ishaza mama dori sinigeze nikoza nimbari ngo nkunde nkorera y'amadolari kuko umugambi w'Imana suejo kuko umugambi w'Imana suejo ajya arakabora afite sibyo ngo ya dem kom Yago you there Yago the boy shata kula believe a champion monster konkala folil the teacher the preacher, the conductor, vibrator, kaboom fire. I'm Mr. Dream. The top bodies. The top connector, the true monster, the true hustler, the true connector. Uriya niwe mu true connector Rwanda rufite. Ntabwo nashobora kubikurikiranya. The humble man. And the most unusual. Byanditse ku rupapuro kabango dore byanditse ku rupapuro ugiye gusoma. Naho ubundi ni ibisazi kabisa. Ubu washobora kubivuga nyine ukuntu bitondeka. Umva ngiye nabivuga. Cyangwa ibintu supermanager avuga wazabivamo. Umva sha. Buriya nawe afite fan club ataraba Big Energy afite niba araba we afite harya ngo na ambassadeur de ghetto. Ambassador of the ghetto. Voice of the youth. Mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu. Aha. Buriya nawe urumva rero niba utwo duce tudushoboye. Buriya na supermanager afite fan base. Afite fan club akayihiriza izina. Kavuga ati muntu mfana witwa uyu. Sibyo?
birya biboro bye burya babifata abahungu rero natwe twafashe konyine bango de konyine boy konyine boy indi zose ni insazi nose brother Yago wamumenye ariko ari umunyamakuru cyane muri Karisiye wari usanzwe uramuzi ari umunyamakuru wamumenye ari umunyamakuru none uyu bakarusha ari umuhanzi ari umunyamakuru se arutara umuzundi abanye n'umuhanzi twaramumenye nyine we umuhanzi none yarashayininze koko ubu ni Pony Daddy yahinduye izina yende Yago Pony Daddy birya biboro byose byakora muri intro ni amazina ye yaravuze ati bumwongereho n'irindi zina Yago Pony Daddy kuri amazina yose za True Connector za Extravaganza za Demotivator yongeyeho Pony Daddy akura mu gangster man mu gangster arenze Yago koko ni umuhasara yaraso nyine azi gasoling azi haso tu ako Yago courage man kandi ibintu bizakunda tu kindi gira ugaruke mu Rwanda turagukumbuye tukumbuye ibiganiro byabakoreraga ku mihanda wakoranaga n'abahanzi bakizamuka yaba n'abamaze kugera iyo bageze nabonye kujya gukora ibiganiro mu Kigande kumwe n'aba Palaso n'aba Kibenda ajya kutukuba mu Ruganda agiye kuzana abagande okay Mr brother harakandi kaboro kayagwa dutamase yagafite boro nyinshi uziko mu mwaka umwe yakoze album y'indirimbo 12 akadutamo na bonus track mu mwaka umwe album y'indirimbo 12 adutamo na bonus track yarazi dukoreye kabisa tekereza kandi kaboro kayago kize nyine ukadutemo afite turirimbo tw'urukundo urabona dukubisa amashagaga udukubita guhimbaza ako mu kiliziya sibyo dutemara kandi kaboro nk'akurukundo cyangwa se afite indirimbo regayago nyinshi ikibazo hari izumuntu nyine ari kuntu ukunda indirimbo arizi nyine bakushaka gukunda indirimbo ukanayumva akuka utayizi neza ariko ntago byakubuza kubuzi byibuze harahuzi wenda dukorasi okay ngadutemo nari ako korasi ninakubona baby zaviyenza usibye n'izuba n'imvura n'izagwa I wanna hold you right away echo chejagala I wanna hold you right away Omeza malala ninakubona baby zaviyenza usibye n'izuba n'imvura n'izagwa I wanna hold you right away echo chejagala I wanna hold you right away Omeza malala none se nk'umuntu ukunda Yago hari itandukaniro rya Yago n'abahanzi bo mu Rwanda ubona cyangwa Yago n'ubundi ni nk'abahanzi basanzwe nta mwihariko nta kikoryo cya danje afite cyangwa ubona wabwo wenda abamurwanya nibo batubwira impamvu bamurwanya oya ngende gushaka wowe personal utubwire Yago uko umubona abahanzi bo mu Rwanda basanzwe bazi imyandikire imiririmbire Yago hari innovation yabarazanye mu myandikire cyangwa imiririmbire yo mu Rwanda sinzi ko wenda sinzi wenda ikintu we akora ari mu bahanzi cyangwa ikibazo ntabwo cyumvishe neza oya ndi kucyumva ndi kukubaza ngo abahanzi bo mu Rwanda imiririmbire n'imyandikire yabo wari usanzwe uyumva umunyamakuru akaba n'umuhanzi Yago Pony Daddy mu myandikire n'imiririmbire ye mu Rwanda hari innovation yabarazanye mu cyangwa ni nk'abandi nyine biterwa n'abari bo ikibazo ndi kucyumva biterwa n'abari bo ako arabahanzi benshi arusha kwandika anabasha kuririmba ndetse kuko abahanzi benshi ingenzi nyine njya numva kumva indirimbo ye kumva nyine usana ari kunumva indirimbo ari isohotse ukayumva usa n'ahantu nkaho hari ahantu yiza kwenda nyine ukumva ahantu yizi tu ako ndarumva indirimbo igihu ni igishishwa ariko Mr Energetic Man nyarumva Yago indirimbo ze urayumva ku buryo ushobora kuyumva kumva nyine kumva melody ni nshyashya mu matwi ukumva ibintu yakoze bese ukumva nibwo bwa mbere ubyumvisha hariya honyine
shaya go courage rero nizere ko ibintu uri kumva bimeze neza. Okay, tugaruka rero kuri wowe tunaganira kuko ubundi akenshi muri boro zacu nyuma yuko nawe natwibwiye ntago wabura no kutubwira ibyo ukunda ni wanabura ko tuganira bisanzwe dutema karirimbo cyangwa se turirimbo twanyuma uri gusezera kuko ngewe Oze King ndi kubasezera mbabwira ngo ese umutumirwa twabazaniye uyu munsi tumugaruye mu kiganiro cya kabiri tuniganira no mu buzima busanzwe turetse no kuvuga ngo tuze kuganira ku bihangano no kuturirimbira ariko gihe cyose uzatumwakira adutamo no turirimbo adutamu tumutamu. Ikindi abantu mudukurikira abantu mufite impano narababwiye ngo be free muduhamagare cyangwa mutwandikire ku mbuga nkoranyambaga zacu ni Oze King. Ikindi twanafunguye website aho wajya ukareba ibikorwa byacu naho ngo byanakorohera kutwandikira ukanaduha akazi dufiteho serivisi nyinshi ukajya kuri ozeking.com ukabrowsing ukireberaho serivisi wanyurwa na serivisi turafotora turafilima dufite video production dufite audio production dukora social media management turaboostinga turamamaza mwaduhaye akazi rero ku bindi bisobanuro nyine mwadusura ku mbuga zacu Oze King cyangwa se kuri web yacu ozeking.com mukaza tukikoranira dore turacyari abana bakiyubaka ntago turarengwa ngo turabirwaniramo mutwihera akazi twikorere. Rero Mr Miracle umwanya n'uwawe udusezerera abantu nabibutsa gukora subscribe layizi subscribe cyangwa se subscribe ubibutsa gukora subscribe kuri Oze King kuko ibiganiro udushya kwakira abahanzi n'impano nshyashya nibyo bintu byonyine bituraje inshinga. Umwanya n'uwawe rero Mr Miracle usezere ku bantu bacu nababwire ko tubakunda naho bakunda ubate mu turirimbo nka tubiri cyangwa se kamwe n'igice ewana bagende bameze neza. Rero tuguhaye umwitangirizwa ewana umuti reka nanjye mbasezera kugira ngo nze gusoheza mu kuririmba. Abantu bose bari kureba iyi video bamenye ko tubakunda tubifuriza ibyiza ndetse baze kwibuka gukora subscribe ndetse na share comment like kugira ngo nyine bajye babasha gukurikirana ibiganiro byose bica kuri Oze King TV show. Tujye ukunda kwivuga ni show mpaka last bajya bakurikirane show zibera kuri Oze King TV show. Reka rero turirimbe. Appreciation goes to you. You love me unconditionally, grammatically. If I was Shakespeare, I would write much about you, my baby. I would write and write and write, yeah. I would write and write and write. I would write and write. You Gakate man. Okay. Hadi yatangiye. Mundagura gake mubyeyi mawe gira muwe mbese nurura ko nari ngambiriye kumenirya mbi ari kubwari nge umenya amarira ndera dasa nk'aya keza bataraje taruka hunga iyo mijugujugu muramindura ubwishu wenda ndebe ko naramuka mukadata rega iyo mirimo sinyanze n'ubundi rega nayitojwe n'uwanjye akiriho ariko icyo nkwisabira n'agahenge k'izo nkoni n'agatonyanga k'urukundo. Yeah, done.